Nongeye kubifuriza ikaze mbasuhuza muri hose, mbifuriza umugoroba mwiza n'ibihe byiza. Nongeye kwaramutsa muri hose nyine mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Kabaje ngo tuganire nk'uko bisanzwe kuri channel yacu, haje ngo tuganireho iminota itari myinshi cyane, aho tureba ibintu bigiye bitandukanye. Nongeye kubifuriza ikaze, mbifuriza kubana natwe mu minota mikeya cyane. Mbahaye ikaze nyine mbasaba gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bitandukanye. Tujya kureba rero biki, tujya kureba icyo bita u Rwanda, tujya kureba u Rwanda cyangwa se inkomoko y'u Rwanda. U Rwanda rwabayeho rute, ese rwaje gukura rute, byagenze bitese amateka make y'u Rwanda twamenya nayahe. U Rwanda rero ni u Rwanda rwabayeho, ni u Rwanda rwitwa urw'imisozi igihumbi. U Rwanda rwabayeho barwita urw'imisozi igihumbi. U Rwanda nyine ni igihugu gifite icyo bita imisozi myinshi, cyangwa se icyo bakwita umukandara w'imisozi, cyane cyane imisozi minini cyane miremire igaragara mu majyaruguru. Mu majyaruguru niho higanje icyo bita iyi misozi imisozi minini cyane, hanyuma imito mitoya ikabayo ari imisozi igenda igaragara mu bice byose by'igihugu. Niyo mpamvu rero babyise cyangwa se barwise urw'imisozi igihumbi. U Rwanda rero ntuhango u Rwanda ni igihugu gisa naho kidakora ku cyo bita inyanja n'imwe, nta nyanja n'imwe gikoraho. U Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja iyo ari yo yose. U Rwanda rufite ubuso bugera ku 26,338. U Rwanda rero ni igihugu gisa no giherereye mu cyo bita muri centro cyangwa se mu mutima wa Afurika, cyangwa se ni igihugu gisa naho kizengurutswe n'ibihugu bigeze kuri 4, aho dusanga nyine harimo Bugande, igihugu cya Uganda, Burundi, Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu rero bikaba nyine biri biherereye mu majyaruguru, mu majyepfo, uburengerazuba n'iburasirazuba. Ibihugu rero bikaba ari byo bigize gute bizengurutse u Rwanda. U Rwanda rwatangiye kubaho ryari? U Rwanda rwatangiye kubaho mu mwaka w'1081. Mu mwaka w'1081 nibwo u Rwanda rwatangiye kwitwa u Rwanda, aho rwatangiye kwitwa u Rwanda rutangiranye n'umwami bita Gihanga Ngoma Ijana. Gihanga Ngoma Ijana uyu twamufata nyine nk'umuntu waremye cyangwa se wakoze icyo bita umuryango w'abami mu Rwanda. Uyu Gihanga Ngoma Ijana nyine ni umwe mu bantu bategetse kuvana mu mwaka w'1081 kugeza mu mwaka w'1114. U Rwanda rero rwatangiye kugira abami guhera icyo gihe kugeza icyo gihe, aho usanga nyine u Rwanda rwarabayeho rugatangira kugira icyo bita abami. U Rwanda rero rufite igihugu gifite abaturage bageze kuri miliyoni 13 nk'uko ibarura cyangwa se imibare ibigaragaza, ryakozwe mu myaka mikeya ishize. U Rwanda rero igihugu cy'u Rwanda ni kimwe nyine mu bihugu 46 biri mu nzira y'iterambere cyangwa se biri kugerageza gutera imbere. U Rwanda rero ni igihugu cyabayeho nyine kiri kumwe n'umwami bita Gihanga Ngoma Ijana. Uyu akaba ari umuhungu wa Gihanga. Izina ryakomotseho u Rwanda, izina ryakomotseho cyangwa se u Rwanda rwavuye rwitwaga u Rwanda, ese barwita u Rwanda, hanyuma abaturage barwo bitwa Abanyarwanda, aho nyuma ku cyo bita Rwanda nyine abaturage bakaba barwo bitwa Abanyarwanda, bakaba bararutsindiye ndetse batangira kuvuga ururimi gakondo cyangwa se ururimi kavukire. Hanyuma ku mwaduko w'abazungu haje kuba hakoreshwa ururimi rw'igifaransa nk'ururimi mpuzamahanga.
u Rwanda rwo rwa mbere Rwanda rwa mbere y'ubukoroni dusanga u Rwanda amateka yarwo usanga ari amateka asa naho atanditse cyangwa atagira ahantu aba abitswe. U Rwanda amateka ya kiriya gihe y'u Rwanda ni amateka ataragiraga ahantu yabaga abitse, ni amateka yakoreshwaga nyine bitewe n'uko abantu bayavugaga bayabwirwaga ariko nta hantu bari gusanga amazina yanditse. Gihanga Ngomijana rero ni umwe mu bantu cyangwa se batangiye n'umwaka w'1081, akaba azwi nyine nk'uwahanze uwo muryango w'abami, akaba yarategetse nyine muri uwo mwaka twavuze 1114, akaba yari umwana w'umucuzi n'umunyabukorikori n'umubaji yitwaga Kazi niwe yabyaraga Gihanga Ngomijana. Tugende ku mateka cyangwa se ku banyamateka b'u Rwanda, u Rwanda rwatangiranye n'agace gafatwa cyangwa se kari nk'umurwa mukuru w'u Rwanda bitaga Gasabo, aho nyuma hagiye higarurirwa n'indi misozi myinshi cyane bikozwe n'abami b'u Rwanda. Ariko ibihe by'ingenzi twavuga byo kwagura u Rwanda byakozwe n'umwami Ruganzu wa mbere Bwimba, akaba yarategetse ibinyacumi muri kiriya gihe cy'ibinyejana 15, ikinyejana cya 15. Inkomoko y'u Rwanda yari nyine u Rwanda rwa Gasabo. U Rwanda rwa Gasabo, iriya Gasabo kari agace nyine kigenga kari gaherereye ubu ngubu gaherereye mu karere ka Gasabo, ahagana ku kiyaga cya Muhazi. Ubwami bw'u Rwanda bwari buyobowe n'abami bitaga Abanyiginya. Abanyiginya bakaba bari mu bwoko bumwe mu bwoko 15 bwagaragaraga mu Rwanda. Uku niko rero ubwami bwagiye bubaho kugeza nyine muri kiriya gihe cy'abakoroni. Abami bagiye nyine babaho cyangwa bahererekanya, ariko aya niyo mateka kuvana nibura imbere kuvana mu mwaka w'1081 kugeza abami ku mwaduko w'abazungu, niko u Rwanda rusa naho magambo make rwagiye rubaho rugenda rukura nyine rutegekwa muri buriya buryo. Inshuti bakunzi ba Isange TV rero ngira ngo reka ikiganiro cyacu tugisubikiye aha, ubutaha tuzareba ibyagiye bikurikiraho. Mbasaba gukora subscribe ndetse na like kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Hano kuri channel yacu rero turiga, abahaza n'abaje kwiga, abaje kugira icyo bahakura, turahugurana tukaganira ibyo tutazi tukabimenya. Mbasaba rero kuba mwatera inkunga subscribe, like kugira ngo dukomeze kujya tubana, gihe munatubwire cyangwa se mutwandikire n'ibyo twazavugaho ubutaha. Nongeye kwifuriza nyine ijoro ryiza, mukomeze mugubwe neza.